gakunda washyize inyota mu mitima yacu yo kugarukaho uri. Turabigushimiye mwami w'abami. Ndagushimira aba bahungu n'abakobwa uzi neza, twebwe ntago tuziranye, nabo tuzi ntago tuziranye neza, ariko nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo n'imisatsi yo ku mitwe yacu irabaze. Uratuzi in details, uratuzi muri detail, uzi imivukire yacu, uzi ibyo twahuye nabyo turi batoya, uzi ibyo turimo ducamo uyu munsi. Nta kintu na kimwe gihishwa amaso yawe, nta kintu na kimwe cyacitse control yawe. Ndagushimira ubuntu bwawe, ndagushimira imbabazi zawe zanzanye aho uri, ndagushimira imbabazi zawe zanyimuye ngakurwa mu bwami bw'umwijima, uyu munsi ngashyirwa mu bwami bw'umucyo bw'umwana wawe ukunda cyane. Ndagushimira uwo murimo w'igitangaza wampesheje ubugingo buhoraho, ngituye inahangaha mu mihanda y'ibitaka, mu mazu y'ibzondo, ariko mbikiwe ijuru, nditunze muri njyewe, narababariwe bya byaha byinshi. Ndagushimira uwo murimo w'igitangaza wakoze muri aba bahungu n'aba bakobwa nyaguhora ku ngoma. Turasenze uyu mugoroba ngo ibyaha byari biboshye, atazi ko kubohoka bibaho, atazi ko agakiza kashoboka, muri iryo zina ryawe Yesu niho dukirira. Ndasenze ngo uko gukira guhure n'umuhungu wari ukibaswe, guhure n'umukobwa wari ukibaswe, buri mugozi w'icyaha ucikagurika uyu mwanya, buri buretwa bwose bumenagurika uyu mwanya mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Buri buretwa bumenagurike, buri ngo y'icyaha imenagurike, imbaraga z'agahinda zimenagurike, imbaraga z'umubabaro zimenagurike, imbaraga zo guhuza umutima zimenagurike mu izina rya Yesu. Uburetwa bw'uburyo bwose bumenagurike ku bw'izina ryawe Yesu. Twahungiye munsi y'amababa yawe, ahari imbaraga zidukiza. Twahungiye muri wowe, urangije wivanga natwe, ukorera muri twebwe, uhuza natwe amaraso, uhuza natwe umubiri, uhuza natwe byose, kugira ngo ubwo butware butsinda ubuduheho nk'umugabane bubu bwacu. Reka buri buretwa bwose buteje uruzerero umuhungu wawe n'umukobwa wawe, buteje umunaniro utari ngombwa, buteje agahinda, buteje umubabaro utagishira, bumenagurika uyu mwanya mu izina rya Yesu. Ikinyoma cy'umwanzi kimenagurika uyu mwanya mu izina rya Yesu. Ijambo ribi ryose ryashyizwe ku buzima bwe kugira ngo nawe atagira imbaraga, riyamburwe imbaraga uyu mwanya, rimenagurike, ubushobozi bwaryo buhinduka ubusa mu izina rya Yesu. Igitambo cyose cyatanzwe kugira ngo nawe adatekana, nyambuye imbaraga ku bw'amaraso ya Yesu, ku bw'amaraso ya Yesu mu izina rya Yesu. Ndavuga umugisha, ndavuga guhirwa ku buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Reka repetisiyo yo kunanirwa, reka kunanirwa guhoraho, reka gutsindwa guhoraho kumeze nka sikre, aratangira ntasoze, cyagazemo cyose ntigikundwe. Uko gutsindwa kwa sikre guhora kugaruka, nciye uwo mugozi burundu mu izina rya Yesu. Zo mbaraga zimenagurike mu izina rya Yesu. Turavuga amahoro akorwaho, amahoro atandukanye ni ku isi yatanga. Ikiruhuko cy'ukuri gitahe mu mutima w'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Ikiruhuko gisimbura impagarara, ikiruhuko gisimbura kubunza umutima, ikiruhuko cy'ukuri, ikiruhuko cy'ukuri, ikiruhuko kitari mu mafaranga, ikiruhuko kitari mu gushaka, ikiruhuko kitari mu munsi, ikiruhuko kitari mu masabato n'icyumweru, ikiruhuko kitari mu materaniro no mu ndirimbo, ikiruhuko cy'ukuri. Wowe Kristo gitahe mu mitima yose yari yuzuyemo n'impagarara uyu mwanya mu izina rya Yesu. Reka ibitekerezo byawe ubwawe wongere ubigomorore Kristo. Umubwire ngo nguhaye ibitekerezo byanjye, nguhaye imitekerereze yanjye. Reka ijambo ryawe rigwirire mu byo ntekereza, kugira ngo ringuranire ibyo wavuze mbyakire, ibyo uvuga mbyakire, urukundo rwawe rubonaho rukwirwa, amasezerano yawe wabonaho yicara. Mwibuke ko Mose yavuganye n'Imana, yageze muri Egiputa ngo bakananirwa kumwumva kubw'uburetwa bwari bwinshi. Ugiye gufata ubwawe ibitekerezo byawe, uvuge ngo ibitekerezo byanjye ndaguha Kristo. Ijambo ry'Imana rigira umwanya muri wowe, urabuvugana n'ibitekerezo byawe. Ijambo ry'Imana rigira umwanya muri wowe, amasezerano y'Imana abonaho yicara, by'Imana ivuga mbyakire. Ibitekerezo bitavuguruwe biba ari byo bihinduka umwanzi wawe ubwawe, kuko icyo Imana ivuga byose biragisunika, biragisunibwa. Muribuka buriya bwoko bw'Imana bugeze mu nyanja hagati, cyangwa inyanja itaracikamo kabiri,
baravuze ngo yewe iyo dupfiririya, kandi barimo baragenda kandi babonye ibitangaza n'ibimenyetso, ariko imitekerereze itarahindutse ituma batabasha kwizera Imana. Ndetse n'igihe babaga ari mu butayu, iteka icyo gitekerezo cyaragarukaga kikavuga ngo nta mva zari muri Egiputa kuza kutwicira inaha ngaha, kandi Imana ubwayo yari bajyanye i Kanani. Ariko ibitekerezo bitahindutse bituma batagera aho bari bajyanywe n'Imana. Ugiye gufata ibitekerezo byawe, ubinyage imitekerereze y'isi, ubinyage ubuzima bwawe bwa kera, ubinyage gutsindwa kw'igihe kirekire kwakubayeho. Wibuke kugendana n'Imana ishobora byose. Ishobora byose niryo zina rye, ngo nta kimunanira. Hari ibintu atubwira ntibikurwe mu bwenge bwacu, ariko reka nkubwire ko bidakeneye gukwirwamo, kuko yaratwibwire ngo inzira ze zitandukanye cyane n'izacu, ibyo yibwira bitandukanye cyane n'ibyo twibwira. Ngo nk'uko iburasirazuba ni ikigereranyo cy'abantu ubundi bari bunarenzeho, ariko ngo nk'uko iburasirazuba hitaruye iburengerazuba, niko gutekereza kwe gutandukanye n'ikwacu. Ntibikeneye kubyumva 100%, ariko niba biri mu ijambo ry'Imana akaba yarabivuze, uhitamo kubyizera, hanyuma bikagukorera, bikambara umubiri tukabibona. Reka ufate ibitekerezo byawe ubwawe uvuge ngo mbihaye Kristo. Ijambo ry'Imana rigira umwanya mu bitekerezo byanjye. Ndagira ngo wivugeho, ujya witoza mwene ayo masengesho ya gutyo, wivugeho. Ntago kuvuga ngo Mana ngo ibitekerezo byanjye ngo ngwino bimpindurire, ni wowe ugiye kubifata ukabiha umwami. Ijambo ryawe icyo rivuga ndacyakiriye mu bitekerezo byanjye. Data, tugwaye ibitekerezo byacu uyu mugoroba. Ibitekerezo byacu bye kutubera umwanzi uturwanya, mu izina rya Yesu. Nguhaye ibitekerezo byanjye byicare mu ijambo ryawe, ijambo ryawe rigiremo umwanya, icyo uvuga nyakire mu izina rya Yesu. Reka gutekereza kose kunyuranye n'iki ijambo ryawe rivuga, reka gutekereza kose kunyuranye n'umugambi wawe, uyu mwanya gukubitwe hasi. Ngwaye ibitekerezo byanjye, ngwaye imitekerereze yanjye, ngwaye ibyo nibwira, ngwaye meditation yanjye, ndabiguhaye mwami w'abantu, kugira ngo bihure n'ijambo ryawe, bihure n'icyo uvuga mu izina rya Yesu. Ibihome byose zo gutsindwa no kunanirwa nibitinze umwanzi Satani yandikize mu mutwe wanjye, ibihome byose byazanywe nuko ntazi ijambo ryawe, nuko ntaryizeye, uyu mwanya ndabikubita hasi mu mutwe wanjye, ndabikubita hasi mu bitekerezo byanjye mu izina rya Yesu. Ibihome byose byubatswe mu bwenge bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe, uyu mwanya ndabikubita hasi kugira ngo ijambo ryawe rigire umwanya, rigire umwanya, rigire umwanya. Uburiganya bw'umwanzi Satani bwose buhinduka ubusa mu izina rya Yesu. Ibyo ushaka bari byo biba mwami, ibyo ushaka bari byo biba. Imigambi yawe isohozwe. Ndavuga umugisha ku bahungu bawe n'abakobwa bawe, ndavuga kugirirwa neza, ndavuga guhuzwa n'umugambi wawe. Reka buri muhungu wawe, reka buri mukobwa wawe, twebwe abakuze ndetse n'abakiri batoya, buri muntu wese wahungiye munsi y'amababa yawe ahuzwe n'umugambi wawe, ahuzwe n'icyo wamuremeye. Ndamuhuza n'icyo wamuremeye, ndamuhuza n'impamvu ye yo gukizwa akaba akiriho, ndamuhuza n'impamvu yo kubaho kwe mu izina rya Yesu, kugira ngo asohoze buri kimwe cyose, atanyazwe, atibwe, asohoze buri kintu cyose wanditse ku buzima bwe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Uruzerero rushyirweho iherezo, kurorongotana bishyirweho iherezo mu izina rya Yesu. Duhagarare mu mwandu wacu, duhagarare mu mugabane wacu, dusohoza impamvu yacu yo kubaho. Urakoze mwami w'abami, urakoze data, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Umwami Yesu abaho umugisha. Tuzakomeza kuba dusengera hano kugeza itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu, ubwo dukomeze tubibwirane nkuko twabibabwiye, nuko hariya haruguru twagiye kuhatangira hariyo contract bamaze kugira, so tuzasubirayo kugeza igihe tuzahavira tukazagira iwacu. Umwami Yesu abahe umugisha. Mbasaba kandi niba warizeye Kristo, maze igihe wakira amagambo y'Imana, wicikanwa no kubihamya ku mugaragaro mu gikorwa cyo kubatizwa. Iyo inyigisho zitangiye barakwigisha ukamenya agakiza icyo ari cyo, ukamenya impamvu ukwiriye kubatizwa, ukabijya muzi ibyo ari byo. Rero ndagusaba kugira ngo icyo gikorwa ntikigucike. Akandi kantu wenda nashyiraho k'agaparanteze, nuko hari igihe umuntu abatizwa ariko atazi ibyo ahamya, wenda yabatijwe n'umwana mutoya, kwa kundi ababyeyi dukijijwe dutwara abana bacu ku myaka 11, 12, 13 meme. Uramutse uzi ko wabatijwe utizeye,
uzakurikira inyigisho kugira ngo bimenye neza. Haleluya. Ikindi wowe Imana yahaye inyota, ujye uba mu nyigisho za discipleship. Birakwiriye pe. Arigihe abantu yibaza ngo baradukurikirana gute, turamenya gute, ariko igisubizo kiri hariya. Imana nishimwe. Reka dukomeze ku magambo y'Imana, ntago turi burenze umwanya, ndakoresha iyi minota, hanyuma aho turangiriza tuzakomeza ubutaha. Haleluya. Turi mu magambo cyangwa mu ijambo, turimo twifuza kumenya Kristo kugira ngo mumenye. Mu by'ukuri umuntu ntiyasabana, ntiyaferushipingana n'umuntu atazi. Haleluya. Iyo twiga ijambo ry'Imana rero ni ukugira ngo tumenye Kristo, tumenye ibyo twahishuriwe muri we, ibyo data yaduhishuriye muri we, hanyuma tumusenge tumuzi. Uzabona iteka haza itandukaniro mu misengere yawe uko ijambo ry'Imana rigenda rigwirira mu mutima wawe. Usenga worohewe, usenga utavunika, kandi kuyobagurika kugenda gushira, kuko burimo uramya usenga uzi aho ari, uzi ibyo wemerewe n'ibindi bintu bitandukanye. Iyo umuntu asenga rero yatazi aravunika, kandi rimwe na rimwe agakora n'ibitari byo, gusa kuko Imana ari Imana y'imbabazi n'ubuntu bwinshi, iteka ireba umutima uyishaka. Ariko kujijirwa tutamenya ibyanditswe ni twebwe tubihomberamo. Rero iyo tuvuga ngo kugira ngo tumumenye, ni ukugira ngo nyine tubane nawe tumuzi. Haleluya. Kandi bizakuzamurira kwizera nk'uko twagiye tubibona. Iyo umuntu adashishikarira kumumenya, abeshywa ibye. Ubu ngubu maze iminsi tubana, unzi neza, umuntu ashobora kubwira ngo Hortense yaravuze, ukavuga uti oya baramubeshyeye. Cyangwa bakubwira ngo Hortense yakoze ibi nibi, ukavuga uti oya baramubeshyeye, ibyo ntiyabikora. Bikurikije n'ubusabane dufitanye n'iminsi tumaze iminsi tuziranye. Cyangwa bakubwira ngo niba wakoze, ukavuga uti yego ibyo yabikora. Iyi Mana rero, haleluya, tuyishurirwa mu ijambo ryayo. Imana nishimwe cyane. Ukamenya ibyo yakora, ukamenya n'ibyo itakora. Guhishurirwa birenga, bica Yesu, bica mu bwonko, bigaca mu understanding yacu, ariko nyine bigahinduka ikindi gikorwa cy'umwuka twita guhishurirwa. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Uko duhishurirwa Imana, akantu gato nifuza kuvuga, ibyago n'amakuba bikadutera, ariko kuko wamumenye n'urukundo rwe, ubu ubizi neza ko ibyago n'amakuba bitavuye kuri we. Ntushobora no kugirana nawe ikibazo. Ariko kuko atari ubumenyi bwo mu mutwe, ariko kandi kuko kwizera kuzanwa no kumva, turagomeza tukabyumva, bigaca mu mutwe wacu, bigaca mu matwi, tukabyumva, bikatubyarira kwizera. Tukamenya uwo tugenda n'uwo ari we, n'urukundo rwe rwinshi, tugakira imiruho y'iyi si. Haleluya. Rero tuba tuvuga ngo kugira ngo mumenye, tukagenda ijambo ku rindi uko Imana izabishima. Nifuje guhera ku cyanditswe kiba mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo. Abakunzi ba Bibiliya benshi turahazi, 3:16 na 17, kugira ngo ijambo ry'Imana ryongere rigira agaciro rikwiriye mu mutima wawe, wumve ibi bintu. Rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, ibice 3, 16 na 17, rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo. Reka dusome ku murongo wa 16. Haravuga ngo ibyanditswe byera bimwe na bimwe. Haleluya. Byose. Imana nishimwe ko mukurikira neza cyane. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, byabaye inspiré n'Umwuka Wera. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro. Mwumvise ko bidapfa ubusa? Byahumetswe n'Imana, si ubushake gusa bw'abantu, nubwo byanditswe n'abantu ndetse batandukanye no mu bihe bitandukanye, ariko harimo inspiration y'Imana. Umwuka w'Imana yabahumekeyemo, hanyuma ibi birarobanurwa, biba ari byo dufite uyu munsi nk'ijambo ry'Imana. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro. Ntago ari umwanya upfuye ubusa, bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Ntidushaka kwiga yemwe, turabishaka kugira ngo duhishurirwe Kristo. Ngo bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye. Haleluya. Uramutse ntarahura n'umwami, ntarahura n'ubu buntu, ukaza kumbwira ko ndi umunyabyaha, urubanza rwavuka. Kuko nakubwira ko ndi umuntu mwiza,
nkakubwira ko njyana nasenga, nkakubwira ko mfite n'idini cyangwa n'urusengero sengeramo. Ariko ibyanditswe byera iyo byambaye umubiri bikinjira mu mitima yacu, twihana tudakeneye umuntu wo kudushinja. Haleluya. Tubona ububi bwacu, tukabona n'ubwiza bwa Kristo n'imbabazi ze, tugahindukira tugakizwa. Haleluya. Rero ibyanditswe byera bifite izi mbaraga. Niyo mpamvu umwanzi abikwangisha kugira ngo udahura n'impinduka wagenewe. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Bifite umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye. Ntabwo bikwemeza nk'abashinjacyaha, bikurikizaho kudutunganya. Haleluya. Mu bushinjacyaha baravuga ngo niwe ari guilty, biramuhama rwose, ariko ntibafite imbaraga zirenze aho ngaho uretse kuguha igihano. Ariko Kristo aratangaje. Haleluya. Ntabwo bitwemeza ibyaha gusa, ahubwo biranadutunganya. Ngo bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Haleluya. Biradutunganya tukagenda tugwiza imbaraga zo kurushaho gusa n'uwo twizeye ari we Kristo Yesu. Kumuhanira gukiranuka. Shobora guhana umwana wanjye ariko ntamusunikira mu gukiranuka, ariko ubuntu bwa Kristo, ibyo dukura mu ijambo ry'Imana, byo bifite imbaraga zo kudutunganya no kudusunikira mu kurushaho gusa nawe. Niyo mpamvu umwanzi abirwanya ngo ijambo ry'Imana ntiribe muri twebwe. Imana itugirire ubuntu. Haleluya. Ibyo ntibiba kugira ngo bigarukiraho. Kuri 17 haratubwira ngo kugira ngo. Amen. Kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse. Haleluya. Afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza. Umuntu w'Imana ahinduka ushyitse kubera ijambo ry'Imana. Haleluya. Umwanzi rero ntarwanya ubusa. Yabuza abera gutura mu ijambo ry'Imana, yababuza kuryumva no kugira ngo badahinduka abashyitsi. Gushyika si ikindi ni ukurushaho kugenda dukura tugana mu kigero cy'igihagararo cya Kristo, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza. Iyo tuvuga imirimo myiza aha ngaha, ntabwo tuvuga gusura abarwayi gusa cyangwa kugaburira abashonje gusa. N'ibindi byose ubumana bwari buntegerejeho. Haleluya. Ijambo ry'Imana ribikorera muri njyewe. Niba ari umwanya wo kwihangana, bisanga nshyitse. Niba ari umwanya wo kurwanya Satani n'ingabo ze, bigasanga nshyitse. N'ibindi byose by'ubumana bikorera mu bantu, Imana nishimwe cyane. Niba ari byo gukorera mu mpano Imana iduha, ijambo ry'Imana rikaduhindura abashyitse. Imana nishimwe. Handi hantu Yesu yaravuze ngo ubereshe ukuri, avuga ijambo ry'Imana. Rirongera aratubwira ngo tuzamenya ukuri kandi kuzatugira duti, kuzatubatura. Kubatuka k'ukuri, deliverance y'ukuri, itandukanye no kurambikaho ikiganza umuntu dayimoni akagenda ejo akagaruka ejo akagenda. Deliverance y'ukuri irama igumamo izanwa n'ibi byanditswe. Kumenya ukuri kuwo Kristo ari we ku bwawe, ukamenya ukuri kwa position ufite muri we n'uwo wagizwe we kubera Kristo. Ubohoka utacyongeye kubohwa, ariko iyo ukuri kudahari wabohoka rimwe ukongera ukabohwa. Imana itugirira ubuntu. Ubwo rero kwari kumbuza cyangwa kukuremamo ishyaka ryo kugira ngo ibyanditswe bigire agaciro mu mutima wawe. Mwuka wera biherekeze agushyiremo inyota idakama. Haleluya. Imana nishimwe. Icyampa mu minsi twatangiye kwiga gutyo, ukaba warafashe ingamba zo gusoma ijambo ry'Imana, ukarenga kurisoma, ukinjira mu kuryiga, ukarenga kuryiga, ukinjira mu kuritekerezo ku manywa na nijoro ngo rihindure imitekerereze yawe. Haleluya. Utakiri wa mukristo ufomboza gutya akarongo kamwe konyine. Sibyo nshuti z'Imana? Turakomeje rero mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 2, turahera ku murongo wa 1. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Mwibuke ko nubwo igice cya 1 twasomagamo Yohana Umubatiza, ariko ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana intumwa. Haleluya. Nubwo ayo makuru adatanga agakiza, ariko ni byiza kugenda twigira imbere no kumenya. Akaba ari nayo ntumwa itarishwe, yarinze isaza ikatwandikira n'ibyahishuwe, ikatwandikira n'urwandiko rwa 1 n'urwa 2 n'urwa 3
rwa Yohana. Ko hari igihe umuntu avuga Yohana ukibaza se ni mu rwandiko ese ni hehe, ariko aha ni Yohana mu butumwa bwiza. Reka dukomeze ku murongo wa mbere. Ku munsi wa gatatu hacyujijwe ubukwe i Kana y'i Galilaya, kandi na nyina wa Yesu yari ahari. Yesu bamutorana n'abigishwa be ngo batahe ubwo bukwe. Ndaza kuvuga nihuse kugira ngo turebe ko twaharangiza. Haleluya. Yesu yari umuntu ufite n'ubuzima buri social, utaha ubukwe. Mana nishimwe. Ntuzahere mu birori ariko kandi ntukabure aho biri ngombwa. Sibyo nshuti y'Imana. Hari igihe umuntu ajya mu mwuka cyane ngo akitandukanya n'iby'isi, abiwabo bagira ibirori ntabijyemo, bagira ikiriro ntabijyemo, akumva kugira usorora ari ukwanduzwa, ngo buyobe nizere ko butari hano. Haleluya. Ariko Yesu wari ufite igihe gito yagombaga gukora ku isi, yagize n'umwanya wo gutaha ubukwe. Igitangaje ni uko ubu bukwe bwabo uko bwari bumeze mu mico yabo, bwari ubukwe bumara igihe kirekire, niyo mpamvu bakenaga n'ibyo kunywa byinshi. Bakoraga ubukwe iminsi irenze icyumweru, niko byari biri. Turamwigiraho rero ko ubuzima busabana nabwo ari ngombwa. Reka nikomereze. Nuko vino ishize, nyina wa Yesu aramubwira ati nta vino bafite. Biragaragara ko ubukwe bari batashye bishobora kuba bari bene wabo babugufi, kuko urabona ko mama wa Yesu yari afite amakuru y'ibiri mu mbere. Ngo nuko vino ishize, nyina wa Yesu aramubwira ati nta vino bafite. Yesu aramubwira ati mubyeyi, tubigendanyemo dute? Igihe cyanjye ntikiragera. Niyo mpamvu ahangaha tuza kubona ko ari igitangaza cya mbere cyangwa ikimenyetso cya mbere yakoze, nuko icyo gihe cyo kugaragazwa mu bitangaza nk'uko abyivugira ahari cyari kitaragera. Uku rero Mariya cyangwa nyina wa Yesu yamusanze. Nawe wibwire kumenyesha Yesu ibidahari, ibidatunganye. Mbibutse ko ari mu ruhande rwacu, n'umufatanyabikorwa wacu. Hari igihe twibwira ko tuzamushyira ibyuzuye, rimwe na rimwe tukanatinda hirya twavuga tuti nzabanza nitunganye, nzabanza ngira imbaraga mbone kumusanga. Oya, ahubwo tumuzanira ibituzuye n'ibidashyitse, tukamubwira ngo dore ntibishyitse, ntibyuzuye, ntibimeze neza, nawe yabizamo bigakunda. Haleluya. Niko rero yamubwiye umubyeyi, aramubwira ati nta vino bafite. Amaze kumusubiza gutya, urebe uburyo mama wa Yesu yari afite kwizera gutangaje. Ngo nyina abwira abahereza, mwibuke igisubizo Yesu yamuhaye, ariko mwumve n'icyo akoze. Ngo nyina abwira abahereza ati icyo ababwira cyose mu gikore. Yari afite bya bintu twasengeraga mu kanya, kugira expectation, yari afite icyo ategereje, kuko umwana we yaramuzi, yarazi uko yamusamye, yarazi ibyamuvuzweho. Haleluya. Imana nishimwe. Akomeza urugendo kuko yamaze kubimubwira. Nshuti z'Imana, imiruho y'isi ntikumaremo gutegereza ku Mana. Hari igihe umuntu ahura n'ibyago bisa nk'ibikurikirana cyangwa bitinze, gutegereza ku Mana kugashira. Niyo mpamvu iby'ubu bwami bituryohera iyo tugumanye umutima umeze nk'uw'umwana mutoya. Uzari umwana mutoya kuvuga ati papa ngurira igare, ugataha utarizanye, nyuma y'icyumweru akavuga ati ongera ungurira igare. Ntiyitaye ku mafaranga ubuze, nyuma y'ikindi cyumweru akavuga ati ngurira igare. Mwabonye uburyo batarambirwa? Haleluya. Dukwiriye kumera dutyo, kuba dufite ibyo dutegereje ku Mana yacu. Ntukemere ikinyoma cya Satani kikubwira ngo hariya ntibyakunze, ngo nuriya ntibyakunze. Nagira ngo nkubwire amakuru meza ko hari ahandi byakunze. Jya ufata ayo ngayo. Imana nishimwe cyane. Rero arategereza, aravuga ati ibyo ababwira gukora aba ari byo mukora. Ese yarabwiwe n'iki ko bari bubikore? Yari afite kwizera. Imana nishimwe. Kuri gatandatu ngo hariho intango 6 zaremwe mu mabuye zashyiriweho kwiyeza, nk'uko umugenzi w'Abayuda wari uri. Intango yose irimo inshuro 2 cyangwa 3 z'amazi. Muribuka mu kwizera kwabo bari bazi ko banduzwa n'ibintu bitandukanye. Ayo rero ntago yari amazi yo gukaraba nk'isuku, ahubwo yari ayo kwiyeza. Muribuka aho bagayaga Yesu bamwira ngo abigishwa be ntibajabika ibiganza mu mazi kugira ngo bahumanurwe. Reka tunyarukire muri Mariko gatoya 7:2 kugeza kuri 4 kugira ngo tuhumve. Mariko 7:2-4. Haleluya. Ngo babona abigishwa be bamwe barisha ibyo kurya byabo intoki zihumanye. Ibi bitandukanye n'intoki zanduye. Tujye dukaraba, sibyo nshuti z'Imana? Gukaraba gukuraho umwanda bisanzwe. Ariko ahangaha guhumana bitandukanye no kwandura. Ngo babona abigishwa be bamwe barisha ibyo kurya byabo intoki zihumanye, bisobanurwa ngo zitajabitse mu mazi, bazikozaga mu mazi. Murumva ni ko hari gukaraba, ko hari kugira ngo bahumanuke bezwe muri make. Ngo kuko abafarisayo n'Abayuda bose bataryaga batabanje kujabika intoki mu mazi ngo zibe zihumanuwe, bakurikije imigenzo y'abasekuruza. Kandi iyo babaga bavuye mu iguriro ntibaryaga batabanje kwiyibiza mu mazi ngo babe bahumanutse. Hariho n'ibindi byinshi bategetswe n'abasekuruza babo kubiziririza, nko kujabika ibikombe n'inzabya n'inkono z'imiringa n'ibintu bitandukanye. Nuza gukomeza hano hepfo
baza gusanga uburyo Yesu yabagaye koza inyuma, gutunganya iby'inyuma atari byo byangombwa, mbese ko amategeko abaremereye bikababuza gusingira icyangombwa nk'ibyo ngibyo. Rero biriya bimeze nk'ibibindi, ziriya ntango 6 zari z'uwo muhango. Murumva zagomba kuba zirimo zivomeyemo amazi menshi, kuko mu birori hari abantu benshi, ariko zari zigenewe umuhango wo kwiyeza. Tukira ahangaha twibukiranye ko amaraso ya Yesu yaduhinduye abera. Igitambo cya Yesu cyaduhinduye abashyitse. Haleluya. Nta muhango wo kwezwa ubaho, ntawe ukeneye, nta tungo ukeneye gutanga, nta mafaranga ukeneye gutanga. Haleluya. Nta nubwo wemerwa ruko uhuye n'umukozi w'Imana runaka, uremewe kubw'igitambo kimwe gihagije cya Yesu Kristo. Haleluya. Kandi amaboko yaradufungukiye cyane kugira ngo abanyotewe n'abo yarembuje bose binjire. Ntacyo tugerekaho, muranyumva nshuti z'Imana, ntacyo tugerekaho, nta mavuta twisiga, nta mazi dukaraba, nta mazi y'umugisha cyangwa atarayumugisha. Gusa Mwuka Wera ashobora guhumekera umuntu arimo asenga runaka, akamusaba gukoresha ikintu runaka, ariko icyo kintu ntigihinduke ihame. Muranyumva nshuti z'Imana. Haleluya. Dukomeje kuri 7. Yesu arababwira ati mwuzuze intango amazi. Twagarutse muri Yohana 2:7. Yesu arababwira ati mwuzuze intango amazi, barazuzuza bageza ku ngara. Murabona uburyo Yesu ari umugwaneza, yifuza ko tudaseba. Hari mu bukwe bari bagiye guseba, kandi yaramaze kubwira mama we ngo tubigendanyemo gute kugiye kitaragera, ariko Yesu ni umutunzi w'imbabazi. Haleluya. Hari igihe twibwira ko yita ku by'umwuka, ariko atakwita ku mubiri. Awitayeho, kuko ukiri muri uyu mubiri niho uzamukorera. Nituwuvamo tuzajya kumuramya bidashira. Yitaye rero ku buzima bwawe bw'inahangaha, kugira ngo mukorere usohoze icyo yakuremeye. Igisebo cyawe ntikimwungura habe namba. Gusa kuko turi mu isi irimo ibyaha, ushobora guhura n'igisebo, ariko iyo ukuri kwagwiriye muri wowe, ndakubwiza ukuri ntikizaguherana. Uzarushaho kurabagirana, kizakubera uruganda usohokane kwizera kurushijeho kurabagirana. Haleluya. Abafite Yesu ntiduheranwa nabyo. Imana nishimwe. Ngo Yesu aravuga ati mwuzuze intango amazi, barazuzuza bageza ku ngara cyangwa hejuru. Ngo arababwira ati nimudahe noneho mushyire umusangwa mukuru. Barayamushyira. Nakunze biriya Kinyarwanda rwose kuntu yabidutomoreye neza. Bamushyiriye amaki, amazi, bagiye akira amazi. Ngo arababwira ati nimudahe noneho mushyire umusangwa mukuru. Barayamushyira. Mbega kwizera cyangwa mukagukopera. Ubundi wari guhagarara ukaburana ukavuga uti turajyana se bikira amazi, baraduseka, ariko ngo barayadaha kuko ari ubivuze. Haleluya. Erega sometimes ntibikwirwa mu bwenge, ariko birakora kuko ariko abivuga. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo yahisemo gukirisha abamwizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Mana nishimwe. Nubwo ari igihe tumuhimbira ubundi bupfu, ariko ubu bupfu ni ubupfu bukiza. Haleluya. Barayamushyira. Njye nibaza ngo ese amazi yagiye ahinduka barimo bagenda kubwo kumvira. Mureke tujye twumvira, tube tugenda mu byo tubwira, tube dukora ibyo dusaba. Haleluya. Tube tubigenza uko yabivuze. Hagati aho ngaho mu nzira bijya bihinduka, kandi nibihinduka ujye ugaruka gushima. Aba babembe 10 hagarutse umwe, nabo bakize bagenda. Murabizi yarababwiye ngo nimugende mujye kwiyereka umutambyi. Bagiye bagifite ibibembe byabo, ariko bumvira icyo yavuze. Bageze hagati barakira. Umwe aravuga ati sinabyihererana, ngomba kugaruka gushima uriya mugabo wankijije. Hari ibintu byagiye bikemuka duterana, bigenda bikemuka twumva ijambo ry'Imana, bigenda bikemuka dusenga, ku buryo twasubije amaso inyuma ntitunamenye igihe byakemukiye. Haleluya. Guma mu kubaho kw'Imana. Mana nishimwe. Kandi rimwe na rimwe nyine biba bimeze nk'ubupfapfa nk'aya mazi, tukayajyana ari amazi we, tuvuga uti bunono baraduseka, ariko Mana ubunono biragenda bikagenda bihindukira hagati mu rugendo. Icyiza rero iyo bihindutse abantu barahinduka bakavuga ati ariko burya uri umunyabwenge, reka nta bwenge ahubwo nagiye bikira amazi. Haleluya. Imana nihabwa icyubahiro. Ku 9 ngo umusangwa mukuru asogongeye amazi ahindutse vino, ntiyamenya aho iturutse, keretse babahereza bahadashya amazi nibo bari babizi. Umusangwa mukuru ahamagara umukwe aramubwira ati abandi bose babanza vino nziza, abantu bamara guhaga bakabona kuzana izitaryoshye, ariko wehoho washinguye inziza, wabitse inziza, abarizo uherutse. Ubundi abantu bamaze guhaga baba batakimenya ibiryoshye n'ibibishye, ubundi ubanza keza ko kubempressiona.
Haleluya. Uyu musangwa mukuru na warumirwa. Se wabitsi iryoshye, wanzibishye, ibintu bimeze gute? Reka nkubwire inshuti y'Imana, ntabwo Yesu aza mu bintu ngo abe aribwo biba bibi. Nabihagararaho nkongera nkabishimangira. Ntabwo Yesu aza mu bintu ngo abe aribwo biba bibi. Haleluya. Ni koko cyane mu ntangiriro z'urugendo rw'agakiza, cyane tukimeze nk'abana bateraganwa n'imiyaga y'uburyo bwinshi, ni koko tuzagira urugamba rugamije kuduca intege. Haleluya. Ariko nta muntu wakomezanya n'umwami, ujya wicuza ubuzima bwe bwo kubana n'Imana. Uko ni ukuri. Haleluya. Nta muntu wakomezanya n'umwami ngo aramire muri ibyo bidasobanutse bimeze nk'amazi, ariko akomezanye n'umwami. Nta n'umwe ujya usubiza amaso inyuma ngo yicuza ahahise. Ntibibaho. Ibyo umwami yajemo birushaho kuba byiza mu buryo bwose. Haleluya. Haleluya. Ese mvuze ko umuntu atagerwaho n'ibyago n'amakuba? Oya, umuntu ashobora kugerwaho n'ibyago n'amakuba, ariko ntaheranwa nabyo. Ntabwo Stefano bamutera amabuye yapfuye ashinyirije. Nubwo yapfuye, ariko ntiyapfuye ashinyirije. Haleluya. Nta bintu Yesu azamo ngo biranirwe kurushaho kuba byiza. Urugamba ntiruzabura kuburaho inshuti z'Imana, ariko abantu bose bagumye gutegereza ku mwami barangiza neza. Amen. Barangizanya imbaraga, barangizana kuryoherwa, barangizanya kuvuga ngo Mana, iyo tubimenya tukaza hakiri kare. Ntago bicuza. Uko ni ukuri. Haleluya. Hari umuntu asubiza amaso inyuma ku bintu byamugoye, bikimugoye nterazi ko hazavamo ibyiza, ariko byarangira ukavuga uti Yesu uri uwo kwizerwa. N'igihe ntabyumvaga uri uwo kwizerwa. Wabibyajemo ibyiza bingana gutya, wabimbyarije kukwizera no kumenyana nawe, wabimbyarije imbaraga, wabimbyarije amavuta yo kugukorera, wabimbyarije ibibi. Kumbe imigambi yawe yari iyi ngiyi. Tegereza wihanganye. Tegereza ku birenge bya Yesu. Wiba umuntu ujya irya nino. Haleluya. Hajya habaho urugamba nk'uko Yobu yagiye gusaba, nuko Satani yagiye gusaba Yobu muri Yobu igice cya mbere nasoma 9:11. Ngo maze Satani asubiza Uwiteka ati, ariko se ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Ntiwagiye umurinda? Murumva ibyo birego? Muribuka ko Yobu atarimo yumva kino kiganiro? Ngo maze Satani asubiza Uwiteka ati, ariko se ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Ubwo Imana yari imaze kwirata Yobu, imaze kuvuga ngo wamubonye. Haleluya. Umukiranutsi wanjye Yobu. Satani nawe abazanye impamvu ati, se ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Ntiwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose? Wahiriye umurimo w'amaboko ye n'amatungo yagwiriye mu gihugu, ariko rambura ukuboko kwawe ukore ku byo atunze byose, nawe azakwihakana ari imbere yawe. Muri make azakwihakana izuba riva. Uko rero niko sometimes ubuzima bwacu bujya bukorwaho. Twibereye aho tutazi aho byabaye naho byabereye, ariko amaherezo yacu ahora ari meza. Haleluya. Nahamya rwose ko abiringiye Uwiteka bose basoza urugendo neza n'amahoro, buzuye ubuhamya. Ko ni ukuri. Uzitegereze nawe urebe abantu bagomye gutegereza ku Mana no kumuhanga amaso, uzitegereza amaherezo yabo. Ni ukuri bashobora guca mu byago byinshi, ariko ntibajya baheranwa nabyo. Haleluya. Ntibivuga ko batagira ibyago ngo bapfushe cyangwa bahombe, ariko ntibaheranwa. Zaburi 37 murongo 23 na 26. Ufite iyo tugereranya ngo aho twahoze hari heza, tuba tugereranya ibintu bidafite aho bihuriye. Niba ukibigereranya bikagereranyika, uracyegereye aho wahoze cyane kuruta aho uri mugana. Niba ukibyegeranya iminsi yawe utarakizwa n'iminsi yawe yo gukizwa bikagereranyika, ndetse ugasanga iminsi yawe utarahura n'umwami irasa nk'aho ari myiza, uracyegereye aho wahoze kuruta aho ugana. Ahubwo tumbagira, rushaho gutumbira Imana, rushaho kuba mu bya Yesu. Itandukaniro uzaryumva, uretse no kuryumva tuzaribonesha amaso. Rizaba iryo mu by'umwuka bitagaragara, rigera no mu by'umubiri abantu bareba. Ugwiza imbaraga
tukuyoberwe. Ubwiza bw'Imana tukuyoberwe. Ugwiza impinduka muri wowe dutangare. Ntabwo aduhamagarira kuturushya. Usi yaduhamagara kuturushya kandi avuga ngo yemwe abarushye n'abaremewe nimusange ndabaruhura. Biranyuranye. Swat aracyatoza amaboko yawe kurwana. Swat kamere yawe niyange hari ibintu bigihagaze bitazamukana n'Imana mu cyubahiro bigomba kumenagurika. Hari ibintu byinshi kandi byose bibereho inyungu zacu, kutugirira neza. Umurimo w'Imana wose muri twe ubereho kutugirira neza twebwe, kugira ngo none duhinduka mu mumaro nkuko data yari yarabigennye. Zaburi 37:23 kugeza kuri 26 haravuga ngo intambwe z'umuntu zikomejwe n'Uwiteka. Haleluya. Akishimira inzira ye, naho yagwa ntazarambarara, kuko Uwiteka muramije ukuboko kwe. Ninde uturamira? Haleluya. N'Uwiteka. Naho yagwa, nukuvuga ngo bijya binyuzamo umuntu akadandabirana. Abadandamiranye haleluya. Nimuhumure, ntiduhora mu kudandabirana. Igihe kijya kigera intambwe zacu zigakomezwa muri uru rugendo. Nubwo imiyaga y'uburyo bwose yaza, intambwe zacu zigakomezwa. Umuntu ntahora mu kudandabirana. Uri kumwe n'Umwami ntahora mu kudandabirana. Igihe kijya kigera uruhanga rwe rugakomera. Satani akabimenya neza akavuga ati twacuramuka. Akomeje urugendo. Haleluya. Naho yagwa ntazarambarara, kuko Uwiteka muramije ukuboko kwe. Inkuru nziza nuko atari twe twiramira. Iyo twiramira amaboko yacu yari kuvunagurika. Njyewe yanjye ntafite n'imbaraga. Kera uko najyaga ngo yajyaga avunika. Ariko Imana ishimwe ko amaboko y'Uwiteka ariyo aturamira. Uturamira afite imbaraga. Oh, haleluya. Gusa ntugahunge ahavugwa ibye, kuko nibyo bigegura kwizera kwawe. Kwizera kuzanwa n'iki? No kumva amagambo ya Kristo. Iyo umwanzi ashaka kuhera hasi, aguhungisha amagambo y'Imana, akaguhungisha abera, akakubwira kuba wenyine, akagukuraho iby'Imana bivuga. Kwizera kwawe kugenda gukamuka kugira ngo akubashe, kuko atinya ibivugwa n'Imana, kuko bikwegura ugahangana nawe ukamenya uwo uriwe. Naho yagwa ntazarambarara, kuko Uwiteka muramije ukuboko kwe. Nari umusore none ndashaje, ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe, cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Mukiranutsi ntarekwa. Haleluya. Ngo agira ubuntu umunsi ukira, akaguriza abandi, urubyaro rwe rukabona umugisha. Umukiranutsi dushobora kumusanga ari hasi, ariko ntarekwa. Uretse ibi bintu kuba ari Zaburi ya Dawidi, nanjye nabivuga ku myaka 25 maranye n'Umwami. Umukiranutsi ntarekwa. Haleluya. Mu byanditswe na Hortense muri agenda ye, kuko ntago nongera kuri Bibiliya. Haleluya. Ariko mu byanditswe na Hortense muri agenda ye, nanjye nahamya ngo mu myaka 25 n'Umwami umukiranutsi ntarekwa. Haleluya. Yibukwa iteka, amaboko y'Imana aramubyutsa. Kwicogora shitima. Haleluya. Nari umusore none ndashaje, ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe, urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Agira ubuntu umunsi ukira, akaguriza abandi, urubyaro rwe rukabona umugisha. Haleluya. Reka nsoreze kuri aka ngaka, ubwo tugarukiye ku murongo wa 11. Oya wa 10. Reka tugeze kuri 10, turaza kugera kuri 11. Haleluya. Hari akabazo tujya twibaza, ariko ngasubizemo gakeya. Ese ko yadukoreye vino, ubwo no gushyigikira ko tunywa? Itangaza cya mbere, kimenyetso cya mbere, Yesu yadukoreye umuti. Ubwo ko yadukoreye vino no gushyigikira ko tunywa. Haleluya. Iyo twitegereje gatoya ijambo ry'Imana, kuva mu isezerano rya kera kugeza mu isezerano rishya, nta hantu handitse ngo kunywa inzoga ni icyaha. Ariko reka ntugumana ko kabanza, ugumana kagakurikiraho. Haleluya. None azinywa sitwe tuzaba tuzikunywesheje n'inyota nkeya yo kuzura umwuka wera, izabitumye uhitamo gushyiramo inzoga. Iyo twitegereje muri Bibiliya, abantu bose bakoraga imirimo yegerejwe Imana, bose basabwaga kutanywa vino. Basomyi ba Bibiliya, haleluya. Abatambyi bari babibujijwe, abanaziri bari babibujijwe mu myaka y'ubunaziri. Murabizi bagiraga imyaka bakongera bakarangiza iryo sezerano, ariko navuga
twebwe uyu munsi turi muri Kristo Yesu, ntago birangira. Turabami n'abatambyi muri ubu bwami by'iteka. Yesu ashimwe. Ntago kwizera ibintu bisaba ko ushingira ku kujijwa, ahubwo bisaba kumenya ukuri ukaguhitamo kuzi. Mu isezerano rya kera abantu bose bakoraga iyo mirimo yegerejwe Imana, ihuza Imana n'abantu, imirimo y'icyubahiro, imirimo ikomeye. Babuzwaga kunywa vino, kunywa ibisindisha. Yesu ashimwe. Iyo tuje mu ntangiriro y'isezerano rishya, tubona integuza ya Yesu Yohana umubatiza. Bahaye amategeko ababyeyi bakimutwite ko batazegera vino n'igisindisha icyo ari cyo cyose, ntikizagere mu kanwa ke. Integuza y'umwami. Kunywa vino kwawe rero wishingira ku ijambo ngo babwiye ngo Timoteyo, ngo Paulo yamubwiye ngo kubw'inda yawe irwaragurika, kubwo kurwaragurika kwawe, ne kubisoma nabi, muze kubisoma Timoteyo wa mbere 5:23, kubwo kurwaragurika kwawe ujye unywaho vino nkeya. Mwibuke ko icyo gihe bari bafite ibintu byo kunywa bibiri gusa, vino hamwe n'amazi. Amubwira ngo arekeraho kunywa amazi gusa. Iyo ushingiye kuri uwo murongo, nuko utamenya inshingano n'umugambi n'ibyo ugomba gusohoza Imana ukiri hano ku isi. Uzi ko gukira kw'abawe biri muri wowe wakijijwe bwa mbere. Uzi ko gukira kwa generasiyo yacu dufite assignment iremereye, ku buryo tutavuga ngo iki ni icyaha, iki si icyaha, ahubwo dukeneye kuzuzwa umwuka wera n'imbaraga z'umwuka wera, icyo byasaba icyo ari cyo cyose. Haleluya. Turi mu bihugu biri mu iterambere bigendagenda. Turimo abajene benshi, muzagenda isi. Muzasanga abarokore banywa wine, muzabasanga mu bihugu by'i Burayi, muzabasanga muri Australia, muzabasanga muri Amerika, muzasanga abapasiteri banywa vino. Mu bihugu byacu byo muri Afrika biracyari icyaha. Ntago abantu barabyamburasa ku mugaragaro, ntibarabihobera, ariko nabyo birimo biraza. Bamwe kwanga kubagusha bayinywera mu ibanga. Ariko uramutse umenye assignment, uramutse umenye mission iri ku buzima bwawe, wakwifuza kuzuzwa umwuka wera, ntabwo wakwifuza kuzura ibisindisha. Wagirira Imana inyota uretse n'ibisindisha, yewe no gutegekwa n'inda. Gutegekwa n'inda ni icyaha twatoreretinze mu kirokore, ariko Imana itubabarire. Gutegekwa n'ibyo kurya. Haleluya. Ufite inyota yo kuzura umwuka wera ntiyakuzura inzoga. Haleluya. Imana nishimwe. Reka ndangirize kuri uru rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto 10:31. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye itorero ry'Ikorinto 10:31. Namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Aho niho dukwiriye gutura, nshuti z'Imana. Ubuzima bwanjye, namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Umuntu aramutse arimo anywa inzoga, ubwo koko yabikorera guhimbaza Imana? Noneho turenze gato ibyanditswe, turebye uburyo byoretse abantu bacu, turebye uburyo inzoga n'ibiyobyabwenge byisha abacu, tekereza wowe n'umurimo w'Imana ufite, ukajya usomaho gake. Nagira ngo ngire ko abanywa kenshi uyu munsi batangiye basomaho gake. Byaba ari ukuyoberwa umurimo w'Imana uri ku bitugu byacu. Byaba ari ukuyoberwa kwiteka Imana kugira ngo ikize abantu, ikorana n'abandi bantu. Byaba ari ugupfusha ubusa ubona Imana yakugiriye. Haleluya. Hari ikindi kinyoma kijya kibaho, umuntu akagira umugisha wo kurira mu nzu y'Imana, mu muryango usenga cyangwa ukijijwe, agakura atazinyweye. None yamara gukura yahura n'urundi rungano, bakajya bamubwira uburyo ari nziza, akajya yumva ngo hari ikintu yahombye. Cyangwa umuntu yakurira mu nzu y'Imana atashayishije mu byaha, mu busore n'ubukumi, ntasambane, ntazi uko abakobwa bameze, ntazi uko abasore bameze, ntiyandavuye. Noneho yahura n'abantu badafite ubumana, bakajya bamubwira ko yahombye. Nta kintu wahombye. Ibyaha byose bigira ingaruka. Ibyaha byose bigira uburemere bisiga ku bitugu byacu. Nagira ngo ko ibyaha twakoze nubwo Imana itubabarira, ntabwo tubyibagirwa mu maso yacu. Iyo wakijijwe ugahura n'umuntu mwasambanye, uramwara kandi warakijijwe, kumva ufite ikimwaro kandi nta muntu ubizi. None ngo waracitswe, ntacyo wacitswe nacyo, ntacyo wahombye. Wikwemera uburiganya bwa Satani. Kandi naritegereje, nubwo Imana ari Imana y'amahirwe ya kenshi,
sanga abantu benshi bajya bakora n'Imana ibintu bihambaye, nureba imivukire yabo n'imikurire yabo uzasanga inshuro nyinshi batarivuguruse mu byaha. Hanyuma se urimo uvuga njyewe nyine nabyivurugusemo kubw'ubuntu bw'Imana irambabarira. Ariko reba ba Yohana Umubatiza, reba ba Yosefu, reba ba Daniyeli, mugaruye n'amaso mwareba n'abandi bo muri iki gihe. Rero wikwibwira ko wacikanywe, ahubwo fatiraho ubuntu Imana yakugiriye n'amakuru y'agakiza umenyeshejwe hakiri kare, uyahobere, uyasingire, ubwire Imana uti Imana imigambi yawe kuri njyewe ni iyihe, ndagushimira ibyo wandinze. Uzi imigozi y'ubusambanyi uzi kugira ngo izacike kandi umuntu yakijijwe. Haleluya. Ndasoje 11 aravuga ngo icyo nicyo kimenyetso cya mbere Yesu yakoreye i Kana y'i Galilaya, yerekana icyubahiro cye, abigishwa be baramwizera. Haleluya. Icyubahiro cy'Imana cyerekanirwa mu mirimo y'Imana y'imbaraga. Icyo nicyo kimenyetso cya mbere Yesu yakoreye i Kana y'i Galilaya, yerekana icyubahiro cye, abigishwa be baramwizera. Imana irakifuza kwerekana imirimo n'ibitangaza mu buzima bwacu kugira ngo abatamuzi bamumenye, kugira ngo umutima wawe ukomezwe. 12 hanyuma y'ibyo aramanuka i Kaperinawumu ari kumwe na nyina na bene se n'abigishwa be, ariko ntibamarayo iminsi. Tuzakomeza ubutaha. Mwami Yesu abaho umugisha. Reka duhaguruke dusenge. Imana iguha umugisha kubwo kumara umwanya uteze amatwi ijambo ry'Imana, ugaburira umwuka wawe. Ndasaba ngo umwuka wera agukomereze iyo nyota. Uri iwawe, uri wenyine, umutima wawe utuze mu ijambo ry'Imana. Wiremere ka gahunda ko kwiga ijambo ry'Imana. Umwuka wera azagakoreramo, azagusobanurira byinshi. Data, turagushimiye kwabanye natwe uyu mugoroba. Turagushimiye ko duteranyije nk'abana bawe, tuguhaye icyubahiro. Twakiriye umugisha wose wari watugeneye muri uyu mugoroba. Twagiriye impinduka zose z'ubumana watugeneye. Twakiriye izo wadufatiye muri Kristo Yesu. Reka buri mwana wawe ahabwe umugisha, agirirwe neza. Munezero w'umwuka wera umwuzure, imbaraga z'ubumana zimwuzure, gukora k'ubumana kumwuzure, imigambi umufitiye ayihagararemo mu izina rya Yesu. Umwanza mubure, kunanirwa bimuhunge, yuzura imbaraga zawe, arushaho kugira inyota y'ibyawe, kugira ngo umwami w'abami ibyo wagambiriye gukorana nawe zose bisozwe hatabuzemo na kimwe. Twongeye kukubona nk'Imana y'ibidashoboka, ibyitwaga ko bidashoboka. Bateruye amazi barajyana, bagezeyo basanga ni vino kandi iryoshye. Ndasenze mwami ngo ibyitwaga ibidashoboka mu buzima bwe, ibyo yakozagaho agatima, ibyo yibwiraga ko byarangiye, mu izina rya Yesu, imbaraga zawe zihure nabyo, ubuzima bugaruka aho butari buri, amahoro agaruka aho atarari, byiringiro bigaruke, magara mazima ze, gukingurirwa imiryango yatsinzwe igihe kirekire, mu izina rya Yesu. Mirimo yawe n'ibitangaza byawe byomatane nawe, bizatera abantu gushima Imana. Tuzagaruke mu nzu yawe twuzuye amashimwe n'ubuhamya. Urakoze kubw'inyota waduhaye kuba mu nzu yawe. Urakoze ko wakiriye gusenga n'indirimbo zose twasengeye hano hantu. Umugisha abana bawe, umugisha womatane n'ubuzima bwabo, umugisha batange mu babo no mu mago yabo, umugisha womatane n'imirimo y'amaboko yabo, abadafite icyo bakora bakingurirwa mu muryango w'akazi mu izina rya Yesu. Wumve gusenga kose kuzamuka mu ndiba y'imitima yabo. Tuzagaruke mu nzu yawe tugwije imbaraga, twikoreye amashimwe n'ubuhamya. Urakoze, cyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze. Amen. Mwami Yesu abaho umugisha. Reka turamukanye dutahana amahoro ya Kristo, duhane lifti. Wifuza guha Yesu ubuzima bwawe, wizeye amagambo ye, karibu agutegeye amaboko, aragutegereje. Mu gihe abandi basohoka we waza hano imbere nkagufasha gusenga. Mwami Yesu abaho umugisha.